wose tuzawuturamo tutikanga ikibi, kuko twawuhawe n'umukiza wacu. Tuzagendagenda mu murongo umwe, umukiza Yesu aturi imbere, atujyane ku ruzi rw'ubugingo. Tuzahurirayo tunesheje isi, tuzagendagenda mu murongo umwe, umukiza Yesu aturi imbere, atujyane ku ruzi rw'ubugingo. Tuzahurirayo tunesheje isi. Umurage wacu yatugeneye nuko twakwihana tukareka ibibi, ubwazagaruka kutwijyanira adutuza heza yaduteguriye. Tuzagendagenda mu murongo umwe, umukiza Yesu aturi imbere, atujyane ku ruzi rw'ubugingo. Tuzahurirayo tunesheje isi, tuzagendagenda mu murongo umwe, umukiza Yesu aturi imbere, atujyane ku ruzi rw'ubugingo. Tuzahurirayo tunesheje isi. N'igihombo nshuti kutazagera muri ibyo birori dutegereje. Abana b'Imana tuzabibona, nawe mugenzi utazaburayo. Tuzagendagenda ku murongo umwe, umukiza Yesu aturi imbere, atujyane ku ruzi rw'ubugingo. Tuzahurirayo tunesheje isi, tuzagendagenda ku murongo umwe, umukiza Yesu aturi imbere, atujyane ku ruzi rw'ubugingo. Tuzahurirayo tunesheje isi, tuzagendagenda ku murongo umwe, umukiza Yesu aturi imbere, atujyane ku ruzi rw'ubugingo. Tuzahurirayo tunesheje isi, tuzagendagenda mu murongo umwe, umukiza Yesu